Oh, Musongozi. Yo, Bite? ni fresh. Mr. Segaye. Ni neza kabisa. Nshaka kukubaza ikibazo Mike. Ni ikibazo kiri kwibazwaho n'abantu benshi muri iyi minsi. Abantu bari gutsindwa, sinzi impamvu. Ikindi kintu ariko bari gutsindwa. Umva se mbibaze byose. Bari gutsindwa ariko ikintu cy'imodoka ibazimanye. Iki gitera imodoka kuzima ku munyeshuri nuko batize neza, wadusobanura uduciremo ariko wihuta nanjye. Ntari kabisa. Ntago ari uko baba batize neza. Yego. Gutsindwa ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga ntago ari uko umuntu aba yabaye umuswa. Yego. Bishobora kubaho urwego waba uriho urwego rwose, uko wabuze ikinyabiziga kose byashoboka ko watsindwa ikizamini. Yego. Ahubwo ikintu cya mbere nababwira bakore subscribe ku Musongozi. Hariho amasomo menshi cyane agiye atandukanye nagiye mbakorera y'ukuntu ikinyabiziga gihaguruka, ukuntu gihagarara, kuko burya kenshi ikinyabiziga kizima mu gihe cyo guhaguruka n'igihe cyo guhagarara. Ikinyabiziga kiri mu muhanda cyafashe umuvuduko kiri kugenda ntabwo cyapfa kuzima kidafite ikibazo. Keretse iyo habayeho nk'ikibazo mu mipangurire ya vitesse, niho hantu nanone imodoka ishobora kuzimira mu gihe habaye ikibazo mu mipangurire ya vitesse. Cyangwa se mu kwangaja, kuko buri vitesse bifite umuvuduko igenderaho. Nagiye mbisobanurira abantu kenshi ku Musongozi. Abantu bagende ba streaming video zanjye zose, bagende ba scrolling barebe, bazabibona byose nabivuze. Musongozi urakoze. Asante. Urakoze papa.